Hi again, abatanzi nitwa Seka. Tuye hano muri, church yaje ni hano muri Holy Church. First, ndabashima mwese ko babonye umwanya wo kuza hano. Ndashima Imana yatuzanye hano, ndashima Imana ko ejo wari umunsi mwiza. Ndabizi ko twize ibintu byinshi. N'abatari hano hari abantu benshi babikoreye online, kandi I'm pretty sure at least somebody yatoye ikintu kimwe yavanyemo. Niba 100 ndi kind of nervous, ni nka fear yavuze ejo, the facing a fear. I'm not scared, but sinkunda kuvuga mu bantu, so nobody. Okay. A verse nshaka kuvuga irrelating and even everybody's talking about purpose ni Colossians 1:16. Yeah, every time ngiye mu kintu kiri like, first of all, iravuga ngo everything was created through him and for him. Ibintu byose, zaremewe muri we kugira ngo abikoreshe. I'm sorry ku kinyamurenge cyanje ariko everything was created through him for him. So every time ngiye nciye mu kintu kiri new cyangwa mba lost mu mutwe wanje, mpita nibuka ko I'm created for God. Ta kindi yancreatinze for. So nicyo kiza comforting. So that's just a verse I like to share. Ibindi so, I'm just happy to be here. I hope all you guys are, happy to hear what our guest has to tell us. Mu opening imitima yacu, mubwire Imana ibafungure amatwi ya, mutima wanyu, to learn something new, to take, I know all of us twese dufite inshuti ziri hano hanze, everybody has friends that are outside that are not closer to God. So niba wafata akantu kamwe ukakigenda ukamemorize ukagenda ukakabwira umuntu, so just for the glory of God, so bakaza kumenya Yesu. So anybody want to pray for the service today and for Pastor? You can pray. And then let's pray. Yesu turaguhimbaje, dushimye neza yawe iduteranirije hano hantu. Turagushimye Mana ku mwanya mwiza watuboneye. Ubu ni ubuntu bwawe, ubu ni ubushake bwawe, neza yawe Mana. Hari icyo ushaka ko twumva, hari icyo ushaka ko utubwira uyu mugoroba, uyu munsi. Urubyiruko ducecekeye imbere y'ubwiza bwawe Mana, kugira ngo nanone icyo waduteguriye tikiturengane Mana, ahubwo tucumve kandi tukizirikana mu mitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo dushoboze kubyumva Mana, tibibe kubyumva gusa, ahubwo tubigendereho. Ubuzima bwacu bugengwe n'ukuri kw'ijambo ryawe Mana. Ubuzima bwacu bwose Mana bugengwe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo imitima yacu ibasha kunyurwa no guhazwa nawe Mana. Dufite inyota yo gukenera cyane kukumva, dufite inyota nyinshi yawe. Yesu turakwiyambaza, Yesu turagukeneye, ngwino ugurure amatwi y'imitima kugira ngo tubashe kumva. Mu izina rya Yesu Kristo cyo tugeneye cyo kuturengana none iteka ryose. Subiza intege mu bugingo bwacu, ukomeza abatwigisha, ababaza Mana tubashe gusubizwa. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nifatanye na Seka mu kwakira abantu bari kuri online. Ejo twari kumwe n'abantu ntekereza ko barenga 1000. Siko bimeze? Ejo abantu badukurikiranye ni 200 twari twicaranye hano. That's amazing. Rero nimufashe tubakire rwose abari kuri online, you are most very welcome. Turabishimiye kugira ngo tubane n'umukozi w'Imana muri iki gicamunsi cyangwa kuri uyu mugoroba. So dutangije dukerewe bukeya. We are behind almost 2 hours. I'm guessing we can push until 8 p.m. Ariko hagati aho ngaho wenda twafata break. Ariko kandi turaza kubiterwa n'umushitsi wacu. Ubwo rero ibyo afite byose nabitanga, kandi namwe mukabaza ibibazo nkuko mubifite, we don't need to be because twarangiza saa 2 za nijoro. Ariko ikingenzi nuko dufite amatsiko, dufite inyota, nimumfashe tubikwiye ku mutima, twongere twakire canon, twakugireho umugisha, Imana iguhe umugisha kugira ngo ukomeze kuduhugura. Amen. Ndashaka our victims bane. Victims. Abantu were ready to be tortured. Ndashaka abantu bane once again. Babaye hanejo.
abatarahabaye you are exempted. Abantu batari afraid of being ridiculous, batari afraid of being embarrassed, kandi nimutihuta ndakora nditoraniriza kuko abari bahari benshi faces zanyu ndazibona. 2 boys and 2 girls, ariko abahungu noneho bo baniheje ngira ngo ejo they were bored ku buryo bavuze bataha very boring cyangwa bagiye muri shift. Okay, nagira ngo ndebe how brave you can be. Nta torture irimo. Baba mere microphone iyi ni yanjye. Okay, uratubwira uko witwa sibyo? Ejo wari uhari? Are you sure? Yes. Were you really present? I was. I believe so. Okay. Utabanje gutekereza, utabanje kugira gute? Tubwira ikintu kimwe wasigaranye uzakoresha mu buzima bwawe. Kimwe gusa wihuta. To open my mind to allow God to use me according to His will. Witwa nde? Consort. Consort. Okay, next. Izina n'ikintu wasigaranye. My name is Denise. My name is Denise, and one thing I remember from yesterday is that you don't have to be baptized to get into heaven. It's just like a thing to enter through, so you can be adopted into the family of God. How are you going to use it? How am I going? Okay. I'm going to use it by reflecting that Jesus is the only one who can save you through salvation. Yeah. Okay, Manu. Nitwa Manu. Ejo nize ikintu kivuga hejuru ya identity in Christ. Utubwiye ko ibyo dukora byose data aratubona aho tubikorera hose. Reka twumve na Seka. It's almost like the same thing. Nukuba mu buzima bwawe, knowing that you're in God's presence. Aho icyo ukora cyose, like nanyu nitekerezaho like nja gukora icyaha umutima wanje ukavuga ngikore cyangwa singikore. Ako nize ko mu mutwe wawe nufata ko God is watching you, uri muri presence y'Imana, ukagira ubwoba bwayo. Nize ko you just gotta learn that you're in God's presence. Okay, now uyu munsi tugiye kwiga destiny, purpose. Okay, utegerejemo iki? Tegereje kwiga uyu munsi naje kwiga how I live, kuba muri purpose y'Imana. I already know ko Imana yadushize hano nyine nkuko nasomye yaturemeye for him, so naje kumenya how am I going to live this earth and this life on earth through him. Hamano twumve. Ndumva nshaka kumenya uko nakwitwara muri process mu gihe ndi mu mugambi w'Imana, uko nakwitwara hagati mu mugambi w'Imana. Denise. Kind of the same thing. No, I agree with you. Like some strategies that can help you through this process that will help you reach not faster, but in the right way. What I want to learn or get away from today is I want to learn how to put God forward in everything I do to get through my destiny, to ensure that He's always with me and I remember to incorporate Him in what I do. Okay, babampera amashyi. Clap for them. So, barababwiye ngo buri muntu azazana notebook cyangwa telefone yandikemo. Nibyo cyangwa ndabeshya? Okay. Noneho buri muntu wese yandikemo agitangira. Wibaza iki kibazo kivuga ngo ariko why am I here? Kuki ndi kwisi? Kuko niyo kibazo abantu batajya bibaza, ariko that's the most important question you should be asking yourself in life. Why am I here? By the way, n'ahantu hose uzajya, if you sit in the classroom, ask yourself the question,
Why am I here? If you go out with a group of friends, in any context, ask yourself the question, why am I here? Okay? So in everything you go into, just always remember this question, why am I here? The day you decide on that question, your life will be easy, because you will know what you live for, and everything else will be put aside. Sibyo? Kuko igituma abantu benshi babaho nabi, ntabwo bajya batekereza impamvu babaho. Noneho iyo udatekereje impamvu baho, umera nk'igiti banaze mu mugezi ugenda, ukabona wari wabona nk'ikibabi cyangwa igiti kiri mu mazi, ukabona umugezi uragenda nacyo kiragenda, buryo ugihagaritse ukakibwira kugiye hehe, kugiye nabonye umugezi ugenda nanjye ayigo. Buriya rero cyane cyane nkamwe baba youth, that's how you live. Imana, imwe muri promises Imana yatanze, yaravuze ngo nimwumvira amategeko yanjye muzaba imitwe, ntimuzagira mute, ntimuzaba imirizo. Okay, iyo statement muyandike, iba muri Deuteronomy 28. Muzaba imitwe, ntimuzaba imirizo. Ako naga statement gusa nshaka ko mwandika, kuko ntabwo ari byo ngiye kwigisha. Ariko when you are young, very often uzisanga uri umurizo utari umutwe. Imirizo iri hano yose uyu munsi ifata icyemezo cyo guhindura position. You know what it means kuba umurizo? Umurizo iteka ryose uba inyuma. So when the animal moves, umurizo uri hariya behind, being wagged by the animal. Abajene benshi mu bimirizo y'ibintu byose, ngo nabonye abantu bagenda gutya, so one good morning you wake up ugasanga abantu bose baragenda gutya. Kamureze kujya ugenda wihengetse. Kwariko muri no minsi ngo abantu b'abastari barihengeka. So urihengetse kubera ko ngo wabonye umuntu w'umuririmbyi cyangwa mu kihengetse, ugahura n'umuhungu yambaye ipantaro ifatiya. Karaze kugiye ipantaro yawe yambariye aho ngaho ishobora kugwa. Ngo have you seen? Ko muri kino gihe ngo niko abastari bambara. So urumurizo w'abastari. Unfortunately, sometimes urumurizo wa wrong stars. Sibyo? Akenshi you imitate. Ariko when you imitate, ntabwo icyo gihe uba uri umutwe, uba uri umurizo. Kuko umurizo urakurikira, ntabwo umurizo uyobora. Nta nyamaswa n'imwe igenda, yewe na crab bavuga ngo zigenda ngo zihengamye, ariko ntabwo zigenda gutya in reverse. Ziba zihengamye nyine. Zigendera sideways. Nta nyamaswa n'imwe igenda ikurikiye umurizo, umurizo ukurikira imbere. Meaning ngo iyo utangiye gutekereza purpose icyo ubereyeho, utangiye gusettinga priorities zizatuma ugera hahandi. Naho ubundi ugenda nk'imbwa, ariko imbwa zinaha zo kubera ko baba baziziritse ntabwo mushobora kumva iyi comparison. Imbwa, abantu twebwe twabaye muri Africa, imbwa zo muri Africa burya ziri independent. Mwarabibonye, imbwa zo muri Africa ziri independent. Zishakira ibyo zirya, zijya aho zishatse, zikaza kugaruka ugasanga ziryamye ku muhanda, kwibaza ngo imbwa niyo kwandi. Niyo muri quartier. Muri Africa imbwa zaho ziba muri neighborhood, ziba zifite independence, zikajya aho zishatse, zikagira gute. Iyo rero ufite imbwa, kuko kiri wacu twagiraga imbwa. Imbwa ifite ikintu kimwe, iyo itaziritse nka za zindi zinahamuzirika mu modoka zitazigonga. Imbwa ishobora kugenda igukurikiye, ikagenda mwagera ari imbere ukabona isubiye inyuma,
ikagenda ikegera bush imwe ikabanza ikayihunahuna, yarangiza ikayinyaraho ikagaruka. Buryo birimo gukora landmarks, kuko yo niyo yagenda ikagenda miles kubera uko kuntu yagiye isiga za landmarks ahantu ku bihuru, biyiha direction izatuma isubira iwabo. Ariko igenda nabi, igenda ikatakata, isubira imbere isubira inyuma. By the way, n'aba bandi bino baziragira, hari ahantu twigaga hariya Pasadena muri California, karitsiye twacumbikagamo turi ku ishuri, habagamo imbwa nyinshi. Noneho abantu ukabona abakecuru basohokanye imbwa, ukabona abagabo basohokanye imbwa bagiye kuzitembereza. Imbwa zino baraziragira nk'abaragiye. Noneho ubuzitegereza burya imbwa ntigenda, nabwo nazaho ntizigendera umurongo umwe. Kereka bya bimbwa binini bagenda bakabikoresha amarishe nyine, nibyo bijyana n'ubitwaye, kagenda bikurura bikagenda. Ukabona byo biranabikunda, biriya byantuza bya German Shepherds. Byubona bifite drive, ubona bifite uwo bijyanye, ntabwo byo bihunahuna. Ubona bifite, ariko bwabo bwa butoye bugenda buhunahuna, bugenda. So rero bene urwo rugendo ruzigizaga ruba rukwereka ngo uyu muntu nta priorities afite. You are wasting time, you are wasting resources, you are wasting life. The first thing you must think about when you are talking of purpose, ujye wibuka ngo life is made out of time. The raw material of life is time, T-I-M-E. Abantu bose uzabona bexcella bahawe amasaha 28 nawe niyo ufite, sibyo? Abachivinga a lot suko baba bafite amasaha rutayifite, ahubwo nuko bakoresha neza amasaha 28 y'umunsi. Iyo ni indi principle. Reka noneho tujye muri Bibiliya, kuko ndashaka gukoresha iminota mikeya, imyinshi nkayikoresha nsubiza ibibazo. Cyambere turimo turiga youth and purpose driven life, ubuto n'ubuzima bufite intego. Icyambere duhere kuri iyo youth. Buriya youth, it's the best time you can have in life, kuko that's when you define who you become. Nuta defining who you become ukiri muto, uzaba warakererewe. Kuko muri youth niho umuntu defining, kandi impamvu bigorana nuko ubu ukirimo gushakashaka who you will be. Ariko the day you decide, mu bintu bimwe ndibuze kubabwira byoroshye gituma ubuzima bworoha, ibisigaye imbere byose biroroha cyane, sibyo? Ibisigaye imbere biroroha. Kera ubu mwebwe ntabwo mushobora kubyumva kuko mwakuze kamera zarabaye digital, utunga yo gusa ugafata amafoto. Twebwe rero dukura muri za 80s, nari mfite kamera ifotora. Zimwe wabanzaga ukaregera distance, ukaregera urumuri, ukabona gufotora. Iyo waregeraga nabi, wasohoraga ifoto ziri blurred, ubona zitari clear, zidafite definition. Niki cyadeterminaga ubwiza bw'ifoto? Focus. Focus. Abantu benshi gufocusinga kugeza ahantu umuntu mubona neza. Rero nari mfite kamera yaranyoroherezaga cyane, yari ifitemo ka viseur mo hagati. Iyo kabaga gahuye neza, nabaga nzi ngo iyi foto izaza iri sharp. Focus iyo yaguhaga focus, ahasigaye lumiere, urumuri rwo biba bigaragara. Iyo urumuri rutarimo wabonaga byijimye, ukamenya ngo nta rumuri. N'ubu ngubu ni kimwe. Rero ikintu cya mbere cyo kugira ubuzima bufite purpose ni focus. What are you focusing on? Who are you focusing on? Where are you getting your light? Niki kiyobora ubuzima bwawe? Aha rero no turi bugarukiye kuri ubukristo
na youth na purpose. Sibyo? So reka dusome amagambo makeya. Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1. Yeremiya igice cya mbere turava ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 10. Ndababwira amagambo make kuko ndashaka ko umwanya munini tumara noneho tubiganira mu buryo buri serious, mubaza ibibazo nkabasubiza. So Imana irabwira Yeremiya ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, verse 4, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Very good. That's a divine statement. Nakumenye, are you following? Ntarakurema. So mbere yuko Imana ikurema yarabanje gukorera design. Iravuga ngo I'm designing a boy or a girl. Nakumenye. Bivuga ngo iyo uvuze ikintu ngo ndakizi, bivuga ngo na details zacyo zose urazifite. Am I right? Imana ikakubwira ngo wowe hano uvanemo Yeremiya ushyiremo wowe. Sibyo? Uvuge ngo jyewe Seka, Imana irambwiye ngo nakumenye ntarakurema. You were designed before you were created. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. So before na mbere yuko papa wawe na mama wawe bahura, Imana yo yari yarakudesigninze. Irangije ishaka raw material zo kukurema. Iravuga ngo rero kugira ngo ndeme Seka ngomba kubanza nkakura se hahandi. Sibyo? Kuko kugira ngo ndeme umuntu witwa Seka hari raw material nzakura mu mugabo witwa Joseph n'umugore witwa Lydian nkabahuza, hanyuma akavamo Seka. Kuko mbere yuko uvuka Imana yaranje kora design, ndavuga ngo uyu muntu rero kugira ngo azavuke, I need this man to meet this woman to make that boy. Can you imagine? Hariho abantu bamwe ushobora kuba waravukiye ahantu utari no kwifuza kuvukira. Kuki navukiye hariya? Mani kavuga ngo that's not your business. I needed that man and that woman to create you. Nakumenye kera. So you are not an accident. Sibyo? Nibyo wibwira ko accident, umuntu umukobwa bashobora kumurepinga agatwita akabyara umwana akajya avuga ngo I'm ashamed, ngo I was born out of wedlock, ngo mama ngo was a single mother, ngo baramurepinze, ngo barangije ngo barambyara, so I'm not the mani ngo no. Nzi impamvu. I needed that man to meet that woman to make you who you are. Sibyo? Na circumstances zose uzacamo mu buzima, when you look back, zose zifataniriza hamwe to make you who you are. Jewe iki cyo ndaza reka nkivugeho nako kuko nshobora no kukibagirwa nintangira kuvuga ibindi. Hari ibintu nagiye nyuramo biri so miserable, bikakubabaza bikagira gute, ariko nyuma ubu ngubu iyo mbirebye ndavuga ariko yigo no, Imana yari izi ko ninca muri izi problems irimo gushapinga umuntu uzaba igisubizo ku bantu bahura n'izi problems. You see what it means? Kuko byorohera umuntu kubwira abandi akabwira ati ariko ngo harya wari imfubyi, nanjye jewe nakuze nta papa mfite. Kubera ko nakuze nta papa mfite, hari ibintu nize gukora
ntari gukora iyo mba mfite papa. Hari character na developinze ntari kudevelopinga iyo mba mfite papa. Hari a certain resilience, a certain toughness izanwa nuko wanyuze mu bibazo. Ngira ngo mugiye mugafata special forces iteka ryose ziba trained muri tough terrains. Kabata ngaba tugomba kubacisha mu mahwa, tukabacisha mu bintu by'imikwege, tukabacisha mu bintu bakavamo bari tough. Hanyuma kajya babwira abantu bati birashoboka guca ahantu hari tough kandi ukavamo umeze neza. Sibyo? Ushobora guca muri grief. Ejo hari umuntu wambaje ikibazo cya grief. Ugapfusha umuvandimwe cyangwa ugapfusha umubyeyi. Oya ndota umubyeyi ababyeyi. Noneho ukaba miserable. Mwana yabwira ngo ariko no. Ubwo wanyuze muri biriya nubimanaginga neza ni training ground for resilience and emotional strength. Ariko iyo utabyumvise neza uba miserable. Ariko hano Imana yakubwiye ngo jewe nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Umaze kuvuka nakwejeje, oya nakwejeje ibyo nabyo yarataravuka. Nakwejeje utaravuka. Hano nakwejeje bivuga ngo I chose you. Nakwejeje utaravuka. I put you aside. Handpicked. Ngo wowe I handpicked you and put you aside. Kugira ngo ugire ute for a purpose. Ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Iki nicyo twese dutandukaniraho. Ngushyiriraho kuba. Ngushyiriraho kuba doctor, ngushyiriraho kuba policeman, ngushyiriraho kuba teacher, ngushyiriraho kuba secretary, ngushyiriraho kuba driver, ngushyiriraho. Ariko uzagirira umumaro amahanga. Are you following? So iteka ryose rero iki umaze kugisobanukirwa babo ngo I'm not an accident in life. Wherever I come from, God knows why. Aho naba naravukiye hose. Ibyo naba naranyuzemo byose. Ushobora kuba waravukiye muri Congo, a good number, wenda bamwe banavukiye ino cyangwa bavukiye aho mu nzira ukihariko. Why did we end up here? Kera when you are my age, uzasubiza amaso inyuma nubona iby'Imana yagukoresheje, umenye impamvu yakuzanye muri Amerika. Kuko sometimes Imana izakuzana hano kugira ngo wige ubwenge bwa hano, ugire ubushobozi bwa hano, kugira ngo uzanasubire iriya ugire umumaro hariya. Ukajya wumva umutima wawe nubwo uri hano, ariko kumva umutima wawe uri iriya. Kaze kuki numva ntari satisfied hano. Wama nkitahira. Imana ikavuga ngo no. It's not the right moment. When I have equipped you and trained you, I will take you back to make a difference. Sibyo? Rero ikintu cyose uzanyuramo, look at it in that angle. Uvuge ngo one thing I know, God is doing something in my life. Unless kwara abantu bamwe baza kajya muri Amerika gahobagira gusa gasanga urumogi rurahari, gasanga ibintu by'akajagari akajyamo, kavuga ngo uyu nguyu ari out of, yavuye mu muhanda Imana ikoreramo. Icyo gihe hari igihe bajya bohereza za satellites n'ibindi mu ijuru bikajya out of control. Izo ngizo nta kindi ziba zikimaze, iyo babonye ukuntu bazisenya barazisenya. Iyo badashoboye kuyirepairinga ngo igaruke muri trajectory yayo, baba bagomba kuyidestroyinga kugira ngo itazateza ibibazo. And sometimes that's what we become. We lose our trajectory and we become a calamity and a disaster. Niho uzabona abahungu ba who became disasters. Imana ikakwipinga, ikaguha talent yo kuririmba, aho kugira ngo ikugirire umumaro ikakwangiza. Ikaguha talent yo kuririmba, aho kugira ngo ugirire abandi umumaro ukabangiza. By the way, nacyo kibazo cy'abastari dufite.
abacuranzi, abaririmbyi, abakinnyi b'umupira, usanga aho kugira ngo bimuteremo a sense of usefulness, ahubwo ahinduka nk'iyo satellite yavuye muri trajectory ikaba destructive. Ariko no mu bundi buzima bwose, that's what we become. Iyo uvuye muri trajectory yaho Imana ivuga ngo nakuremye for a purpose, when you go out of your purpose, you destroy yourself and you become destructive to others. Kuko talent Imana yagushyizemo, iyo uyikoresheje nabi urangiza, nawe ukangirika. Think about it. Ndaje ariko tubigereho. Turebe mu Efeso chapter 2, Ephesians chapter 2. Verse 8 to 10, umurongo wa 8 kugeza ku 10. Hano aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Kuko ubundi iyo tuvuka twese tuvuka outside the trajectory y'Imana, kubera ko turi abanyabyaha. Ariko Imana iyo ikugaruye muri Kristo igusubiza mu murongo. Akavuga ati rero mwebwe mwakijijwe n'ubuntu bw'Imana. It was by grace. Ntabwo ari ibintu wahisemo, Imana gusa yaravugize gutya guhamagara by grace ikugarura mu nzira. Ariko ikugarura mu nzira for what? Iravuga ngo ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Verse 9, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. So hari good works. Bibiliya tubwira ngo hari good works, hari imirimo myiza Imana yiteguriye kera. So it was planned long ago. Sibyo? Script yawe Imana ifite mu ntoki, planned long ago. Kavuga ngo uyu nguyu azabiki. Script ye ndayifite. Uzi ikibazo cy'Imana, burya Imana nayo ifite ukuntu itari very cooperative. In our own terms. Yewe nigeze kubwira Imana amaze gusobanukirwa aya magambo ndavuga ngo Mana nkorera download. Unsunikire script yanjye. Uyimanurire kuva ahangaha kugeza umunsi bazampamba. Ivuno na nyuma yaho. Nge nyigenderamo ntagombye kuvunika. Pre-programme mbe automatic. Nimbyuka nge nyimitira mu byo. Imana irambwira ngo no. I don't need a robot. I need a son. Sibyo? Rwose ibyo Imana yambwira ngo I don't need a robot. Ni nkoze ibyo ngibyo. Naba nkugize robo. Waba uri pre-programme, nta self will waba ufite, waba uri kirobo. Kiraho gusaba kanda buto kikagenda. Jewe ndashaka a son who depends on me, who talks to me, who asks questions. Niyo mpamvu ngiye nkunda abantu iyo twicaye tukaganira mu kabaza ibibazo nkababaza ibindi, it sounds more divine. Ujye umbaze nzakubwira ibyo ukora. And sometimes ubaza n'Imana igatinda kugusubiza. Kubera ko why are you rushing? I want you to stay longer. Muzabyumva umunsi mwagize abafiance. Hari abafite muri mwe. Iyo fiance yaje kugusura, yakubwiye ngo ndatashye, wumva umubwira ngo why don't you stay longer? I want your presence. N'Imana burya niko imeze. Hari igitinda kugusubiza ukibwira sivyo? Kuko ntabwo Imana izigera downloading iyo mirimo myiza ngo iguhe script yawe, irakubwira ngo I will give you the script for every day. Depend on me on a daily basis, on a moment by moment basis. That creates the practice of the presence of God. Communication. Guhora uri muri communication ni muri ko Mana. I'm planning to do this. What do you think about it? Ukajya wumva kabisa you live in the divine presence. Icyo gihe n'ubuzima buraryoha. N'ubukristo buraryoha. Impamvu ubukristo bubagora, you are straining yourself.
ukumva ngo Imana ntinsubiza nkabwe no nta gihe na rimwe Imana itagusubiza. Ahubwo iyo kubwiye ngo wait wumva itagushubije. Iyo kubwiye ngo no wumva itagushubije. Wemera ko yagushubije ivuze ngo yes nabwo ikabivuga instantaneously. Ariko nta na rimwe Imana itadusubiza. Kandi he enjoys your company more than the answers he gives to you. By the way, he even enjoys your company more than the work you do. Burya umurimo uzakora out of your presence y'Imana urakuryohera kandi ntukuvuna. Kuko irakubwira ngo just hang around, I'm going to show you something. Ukabona ibintu birimo biragenda. You live in your purpose. Kuko ubundi ubuzima bwacu, reka nkoresha iyi comparison, we are like a car driven by the Lord. Imana ikabwira ngo ubuzima bwawe bumbi mbukuyoborere, ukajya butwara, ushatse wakwisinzirira. Iyo isi ari in control, life is easy. N'umuntu ashobora kuza akabwira ati ibintu birakomeye, ukamubwira ati ibingibi the Lord is in control, reka dukomeze tugende. Wagera imbere ukabona bya bindi birashize. Why? Because the one driving your life knows everything, is able, and knows where he's taking you. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo yaturemeye imirimo myiza. Number 1, yiteguriye kera. Number 2, ngo tuyigenderemo ariko muri Kristo Yesu. Ntabwo ari kuyigenderamo uko twishakiye, ni muri Kristo Yesu. Ntabwo ari kuri Kristo Yesu witendetseho. You must be in wese ukajyamo muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ushaka kubaza umuntu wese wicayemo hano atarinjira muri Kristo Yesu. You are following us, ariko you are not in. Sibyo? Nuko mwebwe mutaba muri Afurika. Muri Afurika hari utuntu twinshi tugira. Sometimes mainly muri countries ziri chaotic nka za Congo, nka za Uganda. Do you know? Ushobora kujya no muri Kenya dero narabihabonye. Ukabona muri Uganda abantu 4 batanajya hamwe bari kuri motorcycle imwe. Hano hari umuntu utwaye moto, ukajyaho ukishyura, wagera imbere akavuga ati ndashyiraho n'undi muntu. Tarakoze ko ati niba udashaka kugenda vaho genda ndoye akongeraho undi. None warizo usanga barongeyeho n'utundi tuntu tw'utubaho hakajyaho 4. Wa wundi uri inyuma ubusanga hanginze by the hari abantu rero bagendana na Yesu bahanginze by every part of their body ngo bataza kwikubita hasi. Ariko Yesu akavuga ngo ndashaka kujyamo neza. Hari ibihugu ujyamo nawe nabera ibihugu byo muri West Africa, ariko byinshi muri Africa daira ku kajagari karabo. Ugasanga abantu bari muri taxi iziriya za minibus bari inyuma bagahagarara inyuma, bashyizeho utuntu bagenda bahagazeho bafashe. Zibire ibintu bibaho mu Rwanda ntibihaba. Ko biwacu ibintu byacu biri odari. Niba taxi igomba gutwara abantu 20 ntabwo ari 21. Ariko hari ibindi bihugu usanga taxi yagenewe 20 twaye 40. Bamwe bakicara no hejuru ya porte bagage. Nta kibazo bafitemo. Ukajya nko muri Kongo ugasanga indege itwaye ihene. Kaze iriya hene baraza kuyambika ceinture. Baraza kuyambika umukandara, batwayemo amasekuru, batwayemo ihene, batwayemo amasombe. Is this a country? Ariko ibyo bibaho. Anyway, reka twikomereze. Hano Imana iravuze ngo ni imirimo myiza Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. So that's where it starts. Wanza kubanza ukinjira muri Kristo Yesu, imirimo yose ukayikoreramo. Kuko nibwo ushobora kubona destiny yawe iboneka uri muri Kristo Yesu. Kuko iyo utari muri Kristo Yesu uba uri hanze ya communication line y'Imana. Uba ufite abandi bagukoresha, uba ufite ibindi bigukoresha. Niyo mpamvu bamwe na bamwe bajya baza bakaduherekeza, bakaza bakicara, akigira mwiza, ariko Imana ikavuga ngo you are not in. You are in the church but not in Christ. Ibyo mujye mubitandukanya. Ushobora kuza hano ugasenga ariko utari muri Yesu. Ibyo rwose you are out. Ahubwo niba wumva uri muri iyo category, this is the day to
come in kajya muri Yesu, sibyo? Aho rero mubitekerezeho cyane, kuko iyo uhuje ibyo bintu bibiri, ngiye gushyiraho passage ya gatatu hanyuma mbe nshoje, none ibindi ndaza kubisubiza mu bibazo. Tujye muri Zaburi 139, Psalm 139. Ndashaka kubahuriza ibintu bimwe by'ingenzi, and then I let you ask questions, kuko ngiye nkundiye abantu baganira. Kandi mushobora kuvuga ati se uriya aba yagize ubute bwo gutegura. Nateguye note zanjye ziranditse, ariko mba nshaka yuko byinshi mu byivugira. 139 verse 16, Dawidi arandika aravuga ngo nkiri urusoro, mu yandi magambo nkiri fetus, nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. So Imana yicaye irimo kureba uri ka fetus kari mu nda, one day kavuga ngo kariya kantu mureba rero. Ariko burya mubona turi ibitangaza by'abantu. Have you ever imagined about yourself ngo utekereze ukuntu uri igitangaza? Ndashaka buri muntu wese wicayemo hano, you are a champion. Reka mbere uko bikora. Umuntu wese wize biology arabizi yuko kugira ngo fetus ibe feconde haba hari uduspermatozoide nka 1 million hafi turimo gusiganwa. Ukavuga ngo hariya hirya hari target, tugashyira bugeri tukiruka kugira ngo uvuke. You were already a champion, kuko wasize abandi 999. Uragenda kaji uragafata uti mwese abasigaye mwese musubire yo die natural death. Already we are born champions. At the very conception you are a champion. Urusoro ya amaso yawe randebaga, hanyuma ibonye umaze kuba conceived iravuga ngo okay, uyu nguyu reka ndewe muri script ye, nkurikije ibintu azakora mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose. So I give him ndabona uyu nguyu he is going to be special. Ndamuha iminsi 36,500. How many years? Turore mu nguvure magiye kujya gukoresha kare. Can't your brain just 36,500, 100 years. Uyu nguyu kugira ngo akore ibyo namugeneye, I give him 36,500 days. Iminsi yanjye yose yari yanditse mu gitabo cyawe. Kandi mind you, ntabwo yavuze ngo umubare w'iminsi yanjye, no, ni iminsi. It's a big book. Ivuga ngo day 1 azaba ari mu nda kugeza kuri day 270. Hanyuma day 273 azaba ari mu bitaro yavutse, yambaye diapers, arimo kurira. Then ikibazo kibamo ni ukubwira Imana ngo rero Mana, iki gitabo help me to write my script ihure n'iyawe. Iyo alignment nicyo kintu gikomeye kibaho. Aligning your life to the divine script yanditse muri cya gitabo kirimo iminsi yawe yose. Munyamo bitekereza gutyo. The day you start thinking like that, prioritizing your life becomes a must. Ugasigara usenga Imana ngo umbabarire, don't allow me to miss my days. Don't allow me to squander in one single day of your days. Noneho mutekereze iminsi musquanderinga, mwangiza. Jewe njya mbwira abantu nkabwira ni jewe iyo ntekereje iminsi nangije
numva narira ni ukuri hari iminsi yanjye yariwe n'ubuzukira termites zirayirya hari korasi twajyaga turirimba kera tugikizwa iravuga ngo igihe nataye nkorera satani mana cyarambabaje igihe nataye mbarwa mu basinzi mana cyarambabaje urumva ukagenda ukicara ukamara amasaha mu kabari. It's not contributing anything to the good works. Igihe wataye uba mu byaha umunsi uzagira muri eternity you will live to regret it. N'abandi bantu rero hari abantu niyo yaba atari mu byaha akabaho just doing nothing ngo jyewe ngurumva ngo mba nduhuka ukaruhuka mu gitondo ukaruhuka saa sita ukaruhuka nimugoroba. That's what I call cat life. Ubuzima bw'ipusi burya niba hari inyamaswa ziba ziri lazy cyane cyane ipusi zo mu bihugu byateye imbere. Izo muri Afurika zo burya ziri industrious ko zigomba gushaka imbeba zo kurya. Ariko ibipusi bya hano kiragenda ukabona kirabunze guzakira aho ngaho bakakigaburira kikabyuka kigasanga ibiryo byacyo biri ku isahani kikarya cyarangiza kikongera kigasinzira kikaza gukanguka kije kunywa amata kikongera kigasinzira. Impamvu ngewe amapusi nyafiteho problem, they are not even good animals. Burya imbwa yo nibura it creates joy. Imbwa ikubonye utashye iza yiruka nkikiterera hejuru ikanagusuhuza kakubitaho amajanja ukabona ko nibura yabonye ko waje. Nawe ipusi is so selfish. Hari abantu benshi bameze nk'amapusi, abahungu n'abakobwa bameze nk'amapusi. Wicya kubonamo n'icyo gukuramo. Hari abakobwa bameze baryo hari indirimbo njya numva iwacu umuhungu witwa Bruce Melody yitwa Funga Macu, irimo umukobwa kabisa ku igihungu cy'ikijera ngo agikina nk'agapira. Namwe bizarwa yumvise. Ariko hari n'abahungu bameze baryo. The only thing he sees in you is just a small part of your body. Ipusi iraza ukaza wenda uri depressed ukicara mu ntebe kabanza kakureba mu maso yabona uyirebye igasimbuka ikakujya ku bibero ikakuryaho care ariko ntayizigera iguha. Nubona umuntu warigaswe n'ipusi uzamenye ko naho imbwa yo iraza ikagukubita amajanja ikagukubita nibura yo it gives back. Ariko ubona avuga ipusi ukuntu itigiye. Hari n'abantu baho nk'ipusi, they are selfish in their behavior and they waste time sleeping. Kabara iraho gusa ikaberaho kwitabwaho. Nibo bavamo abantu barushya guverinoma. Babandi nababwiye bari dependent on Uncle Sam for survival. Kana umuntu w'umujene nkamwe ufite ubwonko ufite amaguru n'amaboko abaho atunzwe na leta. Nta na dream yo kuzaba something or somebody. Ngo ariko ngurabona ngo cyoroshye no kwibera hano leta ikajya impa food stamps ngo nka ipusi. Ariko si Imana yaturemeye. David aravuze ngo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho numwe. Imana yarayanditse. So what does this do? Icyambere kumenya ngo number 1 Imana yaturemye for a purpose. Sibyo? Kandi iyo purpose igizwe n'imirimo myiza yiteguriye kera. Number 3 igizwe na time. Iteka ryose ni wicara using your time. Ni wicara ukamara umunsi wose ureba filime. Ujye wibaza ngo ariko mu minsi mu mirimo myiza Imana yaremye ngo nyigenderemo filime yari irimo. Oya filime ishobora kuba inarimo ujye witonda ko hariho filime ureba
bikagutera ukabona ari na divine lesson, ukayireba ukumva iguteyemo dream of doing better and greater. Niyo mpamvu ugiye nkunze kubwira abantu ujye utoranya filime ureba, ko nanjye ndazireba ariko selectively. Ngewe umbaje uti filime ureba ni zimeze zite, zishobora no kuba ari na filime zisanzwe. Nkunda filime zirimo abantu bafite mission. Hari nizo njya ndeba amarira akaza mu maso. I like it when you see people achieving their mission. Bikaba biri difficult ariko bifite na biri na useful. Ejo bundi narebaga filime muri 76. Hari igihe aba Palestinians bigeze gufata aba hostages, bafata indege ya Air France barabajyana babafungira Entebbe. Abatari abayahudi barabarekura barataha, basigarana abayahudi 101. Noneho Israel itangiye kunegosia ibona nta kizavamo, bafata abantu b'abajene bo muri special forces zabo, bari entrena n'abapilote n'abandi bari organizinga bajya uyu. Iyo ni story yabayeho ko twari n'abakuru. Baramanuka bajya Entebbe, baroyedinga ikibuga cyaho, bafuriyinga ba bantu babashyira mu ndege barabatwara. Hari igihe ureba filime nk'iyo ukavuga ariko natwe hari mission Imana yaduhaye, can we achieve it? Bene izo rero ndazireba, kandi rimwe na rimwe nazireba, namara kuzireba zikanzana amarira mu maso. Nanditse igitabo cyitwa Umuyobozi mwiza, urugero rwa Mose. Chapter ya nyuma y'ubuzima bwa Mose muzarebe muri Deuteronomy 34. Imana yatwaye Mose ahagarara hejuru y'umusozi, imwereka promised land. Iramubwira ngo dore cya gihugu ngikiriye, ariko nturi bugeyo. Ngo Mose areba icyo gihugu, ngo avana north ageza south, ngo arangije arapfa. Imana iramwihambira. Iyo chapter ya nyuma nyandika muri icyo gitabo nanditse cyitwa Umuyobozi mwiza, urugero rwa Mose. I wept. Ntabwo nawe ipinze kubera ko Mose yapfuye. Ni imagine inza ahagaze avuga ngo ntabwo naruhiye ubusa. They are there. The land is there. The people are here. It's just crossing this river and they are there. Hari igihe wicara ukavuga ngo umunsi nzahagarara, will I have achieved the mission of my life? And it makes you dream. Koko, the mission of your life is not to eat. Hari abantu baberaho kurya. The mission of your life is not to enjoy sex. What is the mission of our lives? Niho ngiye kurangiriza. Two things. Bigeze kubaza Yesu, baramubwira ngo ariko ngo itegeko risumba yandi ni irihe? Focus. Arababwira ngo itegeko risumba yandi ukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Focus on God. Imbaraga zawe zose, ubwenge bwawe kose, umutima wawe wose. Iyo niyo mission ya mbere. Iya kabiri aravuga ngo irya kabiri naryo ni nk'iryo, ngo ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Everything we do out of love is part of our destiny of good works. Amen. Ariko hari igihe akavuga atari kubyo biri vague, ntabwo biri very clear. Icyo cya mbere cyitwa great commandment, ariko hari great commission. Yesu yabwiye abigishwa bamaze kuzuka aravuga ngo this is what you are supposed to do. Mugende muhindura abantu bose abigishwa banjye. Rero ijambo nkunda cyane ni iryo muhindure.
we must live lives that transform every person we touch. Our lives must be radioactive. Sibyo? Burya ikintu cya radioactivity, ikibazo cyacyo. Radioactivity ikikoze akabuye kare radioactive. Niyo kaba ari dust, yo iri radioactive. Ikikozeho cyose nayo hitiba radioactive. Abize physics ngira ngo murabizi. Nuko tugomba kumera. So buri muntu wese ukwegereye agomba kuba transformed. Ukajya uvuga ngo jewe wherever I go life will change. Wherever I go I'm a life changer. I'm a history maker. I'm a community transformer. Hallelujah. That's mission. Tubyita evangelism. Ariko evangelism is taking good news ku bantu kugenda ukababwira ngo ubwo nageze hano expect change. Ariko hari umuntu utura ahantu kamara umwaka kamara 2 akamara 3 ukamubwira ati ariko what are you creating? Are you a history maker? Are you a life changer? Are you a community transformer? Ariko ngurumva ngo jewe ngo I'm enjoying life. You are useless. You are a cat. Nukuri. Urya ibipusi ariko reka neko bivuga nabi nangaha nigeze gutera crisis muri 86 twara abanyeshuri mu Bwongereza. Noneho haba inzara ikomeye muri Ethiopia. Nimwumva hari indirimbo za kera ariko hari rimwe na rimwe njya nzumva around Christmas. Feed the world. Iyo melody hari wari wayumva? Let them know it's Christmas time. Icyo gihe abaririmbyi bazwi cyane ba hano ba Stevie Wonder, ba Michael Jackson, ba Tina Turner n'abandi bagiye hamwe bahimba indirimbo barayiririmba ba collecting amafaranga yo kujya kugaburira abana bo muri Ethiopia. Niyo bise Feed the World. Ugiye no kuri YouTube amushobora ko wayibonaho. Feed the world. Let them know it's Christmas time. Noneho natwe dukora run for Ethiopia aho twigaga muri uwo mujyi wa Benga North Wales. Noneho duteranye nk'uko ngubu nabaga ntako while we are doing the run for Ethiopia I got a new idea and it's innovative, it's creative and it's lasting. Hano mugaburira imbwa n'amapusi. What if you cut on the food? Pound imwe per day kubyo ugaburira ipusi. Ni pound imwe per day kubyo ugaburira imbwa. And you put that money to feed one child in Ethiopia. Ye baba we. Abantu bararakaye. Baravuga ngo we didn't know you are so cruel. Ngo you are so cruel. None ngira ngo making a joke. Rimwe na rimwe ngira za jokes zishobora kunkoraho. Ndavuga ngo dogs will be out in heaven. Imbwa ni pusi ntizizaba zihari. Ye baba we noneho bibaye bibi kurutaho. So I'm not going to keep on comparing lazy people with the cats. Kuko hano barazikunda bazikundira ubunebwe bwazo. Ariko na leta hano menye ikunda abanebwe. Kiyo harabona mbona ngo babagaburira ngo baticwa n'inzara mwakireze kikicwa n'inzara wenda kucyakwiga gukora. Biriya bintu byankosa mu wazangira umujyana we nawe abantu bamwe abo uzabona bafite amaguru mazima n'amaboko mazima cyo bareka bicwe n'inzara bigiye gukora. Umuntu arifata akigira umunebwe living like a cat. Ariko ibyo reka tubireke mutaza kundega utaha bakazanyuma viza ngo navuze ndabe njangwe. Iteka ryose think about it. We are life transformers. By the way, yonganira n'abantu b'urubyiruko. I love sowing seeds in their minds. I love sowing dreams. Ukicara ukavuga ngo when I grow up something will happen and the world will know I've been around. Sibyo? Excel in everything you do for a purpose. Uvuge ngo kuko hari n'igihe mwiga buri muntu ariko ubundi uriga ngo ugiye ngo ndiga ngo nzaba umunasi, what kind of nurse?
wa wundi wicara gusa agatera inshinge, you don't make a difference. Make a difference wherever you go. Let people know you are different. No ku ishuri, let them know you are different. Bo mutwe wiba umurizo. Kubera iki? You know what umutwe ukora? Umurizo urakurikira. Umutwe uratekereza. Umutwe urakorodona. Umutwe urumva. So jya uba umutwe ntukaba umurizo. Amen. Make a difference. So Great Commission ndavuga ngo mugende mujye mu mahanga mubahindure abigishwa banjye. Nimurangiza mu integrating mubatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. That's integration. Abambazaga ibyo mubatize ejo, that's what it means. You integrate the people into the family. Thirdly, mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. So bagaruka inyuma bumvira ibingibi kuko murumva aho bihurira. Yesu yaravuze ngo mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose, kandi muri Mose yavuze ngo nimwitondera amategeko n'amateka yanjye muzaba imitwe ntimuzaba imirizo. The best way to be a transformer no kumvira ibyo Imana yavuze. Kabiba ngo giye hari ibintu ntakora. Bazavuga ati seka tujye muri mu mbabarire giye vraiment identité yanjye ntinyemerera kujya muri bene biri. It's too low. Hari ibintu bimwe rwose sivyo mbwira abahungu n'abakobwa bari hano. If you are going to be a life changer, if you are going to be a history maker, if you are going to be a community transformer, hari ibintu utagomba kujya. Kavuga ngo ibyo biri hasi cyane. Jye sindi umurizo ndi umutwe. Ntimunjyane mu bintu kandi nimwiyemeza kuba umurizo. Sibyo? Muzaba umurizo winga. Sibyo? Ubaye nk'umurizo wanjye nta kibazo nagira. Ahubwo ni unkurikire tugende. Tujye guhindura isi. Ariko n'uwo murizo w'umuserebanya. For sure. Umuserebanya ugenda lizards. Umuserebanya mu byondo zagukururamo, nunyura ahantu hari dang ugukururemo, niba ugera ahantu hari SHIT gukururemo, nugera ntimukabimirizo y'imiserebanya. Kandi isi yuzuyemo imiserebanya. Imiserebanya. Ariko Debo nakubonye you are so beautiful. Ariko vraiment buriya how about going to bed? Uwo ni umuserebanya. He's dragging you into his SHIT. Niyo umuntu yariyemeje kuba mu mwanda, don't follow him mu mwanda we. Hari abantu birirwa bigaragura mu mwanda ukabona kabwira ngo ngwino tujyane mu mwanda ngo wumve ukuntu mu mwanda hamera. Cyumubwira uti no yewe ndo umutwe singendera hasi. Hello. That's the kind of generation. Jewe burya youth. Umbwiye nawe no ke mureke twebwe tugiye am 65 but I feel young. Kuko jewe numva urubyiruko ubundi twagombye kwitera n'icyo kintu cyo ngo we are life changers. Mukajya mugenda rwose. Niyo mpamvu nabwiraga nk'iyo ntuza iyo filime yabo bajene ba Israel bagiye kuvana aba hostages. Ubabona birukanka barimo kwiga ukuntu bazajyayo, barabanza barashushanya bakora script y'ukuntu hameze, barangije birirwa bakora entrenoma y'ukuntu bazajyayo bakavanayo abantu. Baragenda bajyayo babavanayo. Why can't we do the same mu bwami bw'Imana? Ukavuga ngo we are going to take our weapons and go deliver the hostages of the devil. Tugende twasorutinge bari abantu bose Satani atwaza urumogi, abatwaza ubusambanyi, abatwaza inzoga, tuvuge ngo twaje. We are going to take them out mu izina rya Yesu. Tubazane bababatize, tubinjize mu muryango w'Imana. Turangiza tubigishe kwitondera ibyo Imana yategetse. Byakunda. Can you lead your army? Kavuga ngo ubu ngubu twebwe hano we are going to storm the house of the devil and get people out. Buriya nureba filime nk'iyo ngiyo ujye ugerageza kuyitransferinga muri spiritual realm. Uyu ngo aba bana bagiye kudeliveringa abantu bafashwe ingwate n'ibyihebe bibabwira ko bizabica.
bajyayo barasitominga babakurayo. Cyambabaje no ko umuyobozi wabo yarahagaze arimo gukavaringa abandi. By the way, do you know, iyo filime narayirebye nsubiramo, he made one mistake kandi niwe wayikoze. Hari ibyihebe bibiri yirukankanye we n'undi muhungu, bageze hejuru bijya mu cyumba, arasunika bateramo grenade, bibwira ngo bapfuye, ariko umugabo muri abo ngabo bari bahungiye muri icyo cyumba ntabwo yari yapfuye, niwe wamurashe nyuma. Ndavuga ngo sometimes the small details we forget nizo zaruininga ubuzima bwacu. I wish he had gone inside. Naravuze ntabwo yawe yaragiyemo akabanza agacekinga ko they are really dead. Ariko anyway ni filime ariko byabayeho kuko uwo ntuza Jonathan Netanyahu yarapfuye. Colonel Jonathan Netanyahu ni nawe waguyeho wenyine, niwe wari umuyobozi wabo hanyuma agwaye, ariko abandi bose barabatwara. Filime nk'izo rero iyo nzirebye mu maso haza amarira, nkavuga ngo can we deliver abantu bacu satani yafashe as a hostages? Can you dream that dream? Great Commission. Iyo ni purpose y'ubuzima. Uzaba umuganga ni purpose. Ngo I'm going to deliver people from sickness. Uzaba umwarimu, I'm going to deliver people from ignorance. Uzaba umupastori, I'm going to deliver people from sin. Uzaba you deliver, you transform. You have a destiny. Uri umutwe ntabwo uri umurizo, kandi the day you were conceived you were victorious, you were a champion. Out of 1 million you won the race. N'izindi zisigaye zose kuko muri DNA yawe handitsemo yuko you are a winner, not a failure, not a tail, but a head, a life changer. Dawidi niwe ndangirijeho, Acts 13. Uyu wanditse ari amagambo Dawidi, he made it, Imana imutangira ubuhamya. Acts 13 niho ndangirije, hanyuma twinjire mu bibazo. Acts 13 nahageze 22 niho dutangiriye. Imana rero buriya nkunda abantu Imana itangira ubuhamya. Hello. Ariyo witwa nde? Nelly. Imana ishobora kugutangira ubuhamya? Are you sure? Ikuvuze yavuga kugira ute? Ntubimbwire, wowe ubyibwire. Igutangiye ubuhamya ikavuga ngo Nelly, ngo iyo murebye yavuga byinshi cyane. That's very good to hear. Proud of you. Keep it up. Uzarinda usaza Imana ikuvuga neza, sibyo? Buri muntu wese wicaye hano, examine yourself. Imana ikuvuze yakuvuga ngo iki? What are you known for? A young man kusetse. Niwe mbwira, don't try to escape me. Yakuvuga ngo iki? Nta byinshi. Okay. I'm just challenging you. You know, mbere yuko nza hano hari conference nagiye kwigishamo y'aba CEOs. Maze kubigisha ku bintu bya character, ndababwira ni mwese uwabasubiza ku ntebe y'abasaba akazi, kuko uzi ibyo ukora, uzi uko ukora, uzi uko utekereza. Umuntu umeze nkawe wamurekrutinga ukamushyira muri CEO position. Bona abantu ndavuga ni nabahamije buriya. So buri wese wicaye mu hano, Imana igutangiye ubuhamya yavuga ngo ni iki kikuranga, kuko Imana yo ntibeshya, n'ibyo ukora wihisha ibikureba. Do you know yesterday I told you, narabwiye ngo nushaka kuhunga icyaha icyo ari cyo cyose, remember God is watching you. Kandi on the day of judgment ni uzagucira urubanza.
not your pastor, not your friends, but God, who knows ibyo ukora n'iyo uri wenyine wajimbije amatara. Tuyo n'abantu bamwe iyo bagiye gukora ibyaha bazimya amatara ukagira ngo Imana nayo irahumiriza. Nushaka kujya uyacana kuko Imana nayo irakomeza igakanura. Hello. Abantu bagenda bakicara, abana benshi muragenda mukicara mu byumba niho murebera za porno na za kijya umenya ngo even when my dad and mama are not watching, my God is watching. The Father in heaven is watching. The Lord Jesus Christ is watching. Was ikiri dangerous kurushaho, and is writing in the book. Writing in the book. Ngo uyu munsi byari biteganijwe ko ari bukora ibi ngibi ariko amasaha menshi yamaze arimo kureba Slay Queen. Andi yamaze arimo kureba etc. So mwahageze Acts 13 turashoje 22. Umva ko Imana yavuze uyu muhungu, mbonye Dawidi mwene Yesaya umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Make this your heart desire. Uvuga ngo ndifuza ko Imana nivuga izajya ivuga ngo mbonye Seka mwene Yozefu umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Put your name, put your dad, put yourself. Urebe ukuntu bihindura ubuzima. Sometimes njya nkora bene utwo tuntu, kera nkiri mutoya nabwo narabikoraga, nkavuga ngo reka nshyiremo iryanjye zina, mbonye Antoine mwene Karasira. Natangira kuvuga ngo umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, nkabona aha ngaho rero that's another story. Hello, can that change your lives? Hanyuma rero umva uko birangira. Verse 36. Kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira. I like this. When he had finished what the Lord desired in his time, in his generation. Nuko Seka amaze gukora iby'Imana ishaka muri generation ye arasinzira. Sibyo Seka? Zana mikrofone yawe ukomeze gahunda. Icyo nicyo mbifuriza. Life with a purpose. ngira ngo tugiye mu mwanya w'ibibazo. Sinzi uraguma wicaye niba uruhuke. Gaga mushushi ibibazo. I don't know how to tell you. Ariko yeah. If nibazo tugemuga, right? Yeah. If anybody has a question, they can just go ahead and put their hands up. We'll give them the mic, and we'll keep on going.